Ubundi ubuzima bwo mu nyanja, ibifi binini bitunzwe n'udufi dutoya. Ibyo ngibyo si kure cyane n'ubuzima bwa hano ku butaka ikiremwamuntu kibamo. Mu buzima bwo ku butaka, ibifi binini nabo bitunzwe n'udufi dutoya. Aho usanga igifi kinini ubwo ngubwo ndakigereranya n'umuntu ufite ubwenge, agafi gatoya ndakagereranya n'umuntu udafite ubwenge. Aha ngaha niho usanga ufite ubwenge ibyo ashaka biharanira, mu gihe udafite ubwenge iteka aba ategereje guhabwa. Mu by'ukuri muri iyi si nta kintu cy'ubuntu kiyibamo. Nimba nawe uzi ko hari umuntu ufite ikintu ajya guhereza wita ubuntu, nubicunga neza urasanga icyo kintu aguhereza atari ubuntu. Muri iyi si nta kintu cya serivisi z'ubuntu ziyibamo. Ugushuka wese ko guha serivisi y'ubuntu, nucunga neza urasanga ibi ngibi ari byo bimuha ubushobozi bwo kubasha gufata ubuzima bwawe akabuyobora uko abwifuza. Kuko ntago waba wakira serivisi z'ubuntu ngo icyarimwe uba unafite imbaraga zo kubasha kuvuga ijambo oya mu gihe uri gukorerwa cyangwa uri guhabwa ibintu utishimiye. Uku kwamburwa ubushobozi bwo kubasha kuvuga oya ku bintu cyangwa ku myanzuro itakunyuze, nibyo byonyine bituma wisanga uri kubaho ubuzima utahisemo, uri kuba ahantu utifuje kuba, ukajya ubaho ubuzima bwawe bwose wicuza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imbaraga zidasanzwe abantu babasha kuvuga oya bagendana, wowe utabonesha amaso. Aba bantu ni abantu badasanzwe kubera ubwigenge baba bafite ku buzima bwabo. Reka turebere hamwe imbaraga zihishe muri iri jambo oya. Wowe uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo, nguhaye ikaze. Nagushishikarizaga gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ubundi iyo ufite ubushobozi bwo kubasha guhakana ibintu byose bitakunyuze, ubundi ikintu cya mbere bikugiriraho umumaro cyangwa mu maso y'abandi babanza kubona, bibashyiriraho imipaka ku buzima bwawe. Abantu bose iyo umaze kubahakanira ibintu bazi ngo hari ibyo wemera hari n'ibyo utemera, bituma ku buzima bwawe bamenya aho bagomba kugarukira, bakamenya n'aho bahera. Ibi ngibi bigusigira icyubahiro kubera ko abantu bamenya ibyo wishimira ndetse n'ibyo utishimira. Ibi ngibi bigatuma biga kukugendaho gakeya. Izindi mbaraga zizira mu guhakana ni imbaraga z'ubwirinzi. Iyo wabashije kumenya kubwira abantu oya, bituma ubasha kurinda umwanya wawe, amahoro yawe ndetse no mu mitekerereze yawe ukabasha kwirinda. Ibi ngibi iyo abantu basha kubahakanira buri munsi, mu gihe bazanye ibintu utishimiye cyangwa bari kukubwira gukora ibintu udashaka, bituma wowe ubaho neza kubera ko iteka icyo gihe cyose umwanya wawe uwumara ukora ibintu unejejwe nabyo. Ibi ngibi bikagusigira ubwonko bufite isuku ndetse n'abantu bakuzanira ibintu bigutera agahinda cyangwa bikubabaza biba bikeya, kubera yuko ibindi n'ibyo uhura nabyo utabona aho bikwepera, ariko ibya mbere by'ingenzi bizanwa n'abantu uba wamaze kubihakana. Umva izindi mbaraga noneho zihishe mu kumenya guhakanira abantu. Iyo ubasha guhakanira abantu, byereka abantu ko wiyubaha. Ubundi iyo umuntu wese aza akakubwira ati dukora iki ukacyemera, dukora iki ukacyemera, rimwe na rimwe atekereza yuko wowe utajya witekerezaho. Ariko iyo ubashije guhakanira umuntu, bimuhereza ishusho ngari imwereka yuko nawe wiha agaciro. Ni nko kubwira abantu uti ubuzima bwanjye nabwo buhabwa agaciro. Ni nko kwibohora muri rusange. Iyo abantu basha kubahakanira mu gihe bari kukuzanira ibintu utifuza ku meza yawe, uba uri kubereka yuko mbere na mbere nawe wiha agaciro, ubundi ibitekerezo byabo cyangwa ibyifuzo byabo bigakurikira. Iyo ubashije guhakanira abantu gutyo, ikindi kintu izindi mbaraga bizana nazo ni imbaraga zibereka ko wiyubaha. Ikindi kizana nabyo, iyo ubasha guhakanira abantu bose bakuzanira ibitekerezo byabo cyangwa bakwereka ibintu ugomba kujyamo, bituma nawe ubasha kugira inzozi zawe neza mu bwonko bwawe ukazishyira ku murongo. Uti gute? Iyo ubasha kubwira abantu yuko ibyo bari kukubwira atari byo ushaka, bituma nawe ufata umwanya wawe uhagije ukita ku nzozi zawe, ukareba ejo hazaza hawe nk'ahawe, kuruta uko ukomeza kubaho ubuzima bwawe bumeze nk'igipapuro kiri mu kirere.
umwe ukubwiye ati hano niho hari opportunity niho ugiye, hano niho hari opportunity niho ugiye, ubuzima bwawe bukabaho bushingiye ku bitekerezo by'abandi, imirimo ukora ikaba hari ukubera ko abandi bakubwiye ngo iriya niyo irimo akantu, iriya niyo irimo akantu, ahubwo wowe bisetinga standard zawe, bisetinga umwihariko wawe, bituma nawe wicara ukinoza ukamenya ibyo ushoboye, ubundi ukavuga ati ngewe ibi ngibi nibyo nshaka gukora kuko hari n'abandi babikora kandi bitunze, kandi ibi ngibi nibyo nanjye nkunze. Bituma nawe ugira ishusho nziza yo kubona ahazaza hawe. Ibyo ngibyo nta handi hantu wabikura usibye mu kubasha kugira imbaraga zo kuvuga oya. Ubundi ikindi kizana no kumenya kuvuga oya. Iyo ubasha kuvuga oya mu bantu mukorana, izindi mbaraga zizana no kumenya kuvuga ijambo oya, guhakana ku bintu utanyuzwe nabyo, ku byemezo utishimiye mu kazi. Ubundi bituma abantu bakugirira icyizere. Iyo ubasha kuvuga oya, abantu bakubona ko wavamo umuyobozi mwiza, kubera ko uba ubasha gukora ibyo bo batabasha gukora, kuko bahita babona yuko wifitiye icyizere. Ubundi mu buzima busanzwe abantu bakunda abantu bifitiye icyizere. Si ukuvuga ngo uri umuhungu ukunzwe n'igitsina runaka, n'umuhungu yakwishimira mugenzi wawe mu gihe cyose abonye uri umuntu wifitiye confidence, wifitiye icyizere. Rero mu kazi ukora, iyo ubashije kumenya guhakana ku byemezo bitakunyuze, bituma abantu bose mukorana hari icyubahiro baguhereza, kubera ko baba bavuga ati uyu nguyu we abasha gukora ibyo twe tutabasha gukora. Ibyo ngibyo bikaba bishobora no kuba byatuma utorerwa no kuba wababera umuyobozi, kubera ko baba babona wabarwanirira. Dore ikindi cyiza kizana no kumenya guhakana. Ubundi nubwo abantu batabikubwira cyangwa wowe uri kunyumva urabizi kuko ujya ubikora, ikintu cyitwa kuryarya kiravuna, ikintu cyitwa kubeshya kiravuna, ikintu cyitwa kwereka umuntu ikintu udashaka ko akibona cyangwa gukunda umuntu bitakuri ku mutima biravuna cyane pe. Ubu mutwaro iyo uwikoreye urakuvuna kuruta n'uwo urimo urawutura. Rero iyo ubasha guhakana bituma ugira kwibohora, kuko nta buryarya uba ufite mu mutima wawe, ntago uba ufite akantu ko kwikundisha ku bantu, kuko uba uri wowe wanyawe. Ikigushimishije uba ugikora, ikitagushimishije nacyo ntugikore. Ibi ngibi bigusigira kumva ubohotse mu bwonko, ukumva ufite n'umunezero wawe, kubera ko ibyo ukora byose biba ari ibintu unyuzwe nabyo. Umva ikindi utaruzi kizira mu kumenya guhakana. Ubundi uko uhakana ubitangira ari ibintu bikugoye, ukajya uhakana ariko ari ibintu bibanje kukugora, ubanje gushidikanyaho, ariko uko ugenda ubikora noneho ugira izindi mbaraga zo kubikora ari ibintu bikoroheye. Guhakanira umuntu rwose bikaba ari nko kumubwira ngo nta kibazo, genda ubikore. Buriya nta kintu cyoroha nko kubwira umuntu, nko kwemerera umuntu, kubera ko ubuzi ko nta kintu mubabajeho ari bugenda nagufata neza, sometimes atari bunagufate neza. Rero uko ugenda ugira ubwo butwari bwo kumenya kubahakanira abantu, ubabwira ngo oya, nawe niko bigenda bikorohera. Cyangwa tekereza uri umukobwa, cyangwa we nawe mukobwa uteze amatwi iki kiganiro, buri muhungu wese ugusaba urukundo uvuga ati reka mwemerere ntamubabaza, reka mwemerere agende yishimye. Ese uri kumva uburyo ubuzima bwawe waba uri kubushyira mu kaga? Uku nguku rero niko biba binameze no mu zindi opportunity zose, no mu zindi service ukoramo zose. Kwiga kuvuga oya ni intwaro ikomeye cyane mu gihe uri kwivuga ku bintu byose uri kumva bitakunyuze. Rero umuco nyine wo kugira ngo umenyere kuvuga oya ni uko utangira ubivuga gake gake, ubundi ukazageraho ukabimenyera. Umva ikindi kintu cyiza kizana no kumenya guhakana, ari nacyo cyanyuma tugiye kuvugaho. Ubundi kumenya guhakana bikurinda gukora ibyaha. Tuve ku byaha, ari ibyaha byo Imana itemera ndetse n'ibyaha amategeko atemera. Iyo ubasha kuvuga oya bishobora kukurinda nk'ubusinzi bukabije, ukabasha kubwira abantu uti ngewe ntabwo ndi buze kunywa inzoga kuko ndatwaye. Ibyo ngibyo ni ubutwari abantu benshi batajya bapfa kugira. Cyangwa ukabasha kuhakanira abantu mu gihe inshuti zawe zigiye gukora ibintu wowe utari kwemeranya nabyo neza ko ari bizima, ukababwira ati okay, nimba mugiye muri izo deal ngewe ntabwo nzirimo. Ukamenya kwikura mu bintu uri kubona bishobora kuzana akaga. Kumenya kuvuga oya ni kimwe mu ntwaro zishobora kukuzanira ubwirinzi bwo kwirinda gereza. Rero nawe wabashije kubimenya,
umva yuko wamenye ikintu cy'ingenzi. Wowe ubyumvisha aka kanya, tangira ubyitoze ubigire mu buzima bwawe. Ikiganiro cyitwa Isi y'Abagabo. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe nagushishikarizaga kuyikora. Kora share ku nshuti yawe magara wifuza ko imenya ibi bintu. Ciao ciao.